byarize twavuye kurigenda ibyo kurya imishogoro amagi yihorera umuceri sigayemo imyumbati wangu umuceri gura 600 yihorera munyumvire kabisa z'abanyamujyi waranye iyo uvuze ngo ibiryo byarabonetse maze iminsi 3 ntarya urumva utari umuhegezi koko nsigaye nireba nkagira ngo mfite budomino kandi ari imbavu koko kibaye ikigoryi none kabuya ni Kigali nkaba mbona umeze ngazo waje bakakogosha ukasura iwaje nyumvire ndabiye abanyacyaro kabisa Yesu ko washyira muri ako kabindi kawe kibwira ko kazuza urya nkaho ufite umuryango muntu Kumamba jana agasamunyiga. It was at this moment that he knew. Gusura ahubwo nuko. Toka satani kwa jina. Replay. Ya replay. Gire replay. Mwana hano wandangira hari wese koko. Hano wandangira mwana. Uranya kujya kuri gitari. It was at this moment that he knew. He fucked Ye up. kurangira hano hari umugabo. Uwo mugabo ni intare. Kunya ni noti 5. Rono. Windangira tuza ngubwe n'ikindi. Kunyana ni note ibihumbi ibyo 2. Urafite nje kwakwereka? Windangira nta kibazo. Windangira. Ayemite bami. Komandi subiriye nawe njyana nawe. Banuka hepfo inzu uri bwahabone araba ariho. Kwa jina la Yesu mundebere mabere yanye ko cyane bya Kaiza guys Rono jyano muri wese nta mafaranga apunda Yesu kanije Nababwira ngo abazungu bajya mabyi makamba kuno biri kunuka se badata we Mazima. Ani uyu. ile smoke ibu bya Kaiza hano mabere yanyu Oh shit Teka ye Jinga pava mujye hano ibiceri hano zimbona kugira ko mufunguze nabe Hara hujeri binka kuchanga seka karagera ku muta. Kulingana muri wese bisa ndiga hana kwa mbere we mabe jina replay. Ya replay. Ni jana ni seni bagira sha Zingaye Aguye nabi cyane. Sa nkuwigira hasi. amaguru yatanduke cyane mabere